Muraho neza nshuti bavandimwe dusangiye kwiga ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Reka ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data bibane namwe mwese. Uyu munsi turi ku ngingo yo kuwa gatatu itubwira ngo ikibazo cya Isaka, umwana w'intama urihe. Isaka yabajije se ati umwana w'intama urihe. Ejo twarebeye hamwe ingingo itubwira ngo gusobanukirwa urukundo rw'Imana. Twasanze aho Imana yakunze Aburahamu imuhuye umwana witwa Isaka, ariko igihe kigeze Imana igerageza urukundo Aburahamu yayikundaga, iramubwira iti ndashaka ko uwo mwana umutamba. Nkuko twabisobanuye muri rangingo, yaramujyanye amugezaho yari butambirwe, igicaniro aracyubaka, ibintu byose abikora neza. Nuko agiye gusogota umwana we, Uwiteka aramubuza, aramubwira ati oya, ahubwo igitambo kirahari. Yobuye amaso mu gihuru abonamo iyo ntama, arayizana barayitamba, we n'umwana we basubira mu rugo bashima Imana. Rero Aburahamu yakunze Imana kugeza ubwo yemeye no kwijishura umwana we akamutanga kubwo gukunda Imana. Ingingo y'uyu munsi rero bifitanye isano, kuko itubwira ngo ikibazo cya Isaka, umwana w'intama urihe. Ahantu hambere Bibiliya ikoresha ijambo sehi cyangwa se umwana w'intama mu Giheburayo, haboneka mu nkuru imwe inavugwamo urukundo ku nshuro ya mbere. Ni mu Itangiriro 22 ahari icyo gitekerezo cya Aburahamu ndetse n'umuhungu we, uburyo Uwiteka yamusabye kumutamba. Umwana w'intama kandi ni kimwe mu bimenyetso bigarukirana cyane dusanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe, aho Yesu yiswe umwana w'intama inshuro zirenga 20. Muri imwe mu mapica akomeye tubona mu Byahishuwe, Yohana yagejejwe mu cyumba cy'intebe y'Imana mu bice bya 4 n'icya 5, aho umwana w'intama akorera umurimo w'imena. Ni ukuvuga Yohana akoresheje ijambo umwana w'intama, kandi umwana w'intama w'Imana uvugwa mu Byahishuwe ni Yesu Kristo, kuko ari we wemeye gupfira ibyaha byari mu isi bose. Nuko Isaka nawe abaza se ati umwana w'intama urihe. Rero yavugaga ko ubwo ari intama w'Imana wagombaga kuza, ariko kubera ko ibitambo by'icyo gihe byasuraga Kristo, batambaga intama. Amagambo rero ari mu Itangiriro igice cya 22 umurongo wa 7 n'uwa 8. Isaka ahamagara se Aburahamu ati data. Aramwitaba ati ndakwitabye mwana wanjye. Uwo na Aburahamu. Nuko Isaka ahamagara ise Aburahamu, aramubwira ati dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama urihe w'igitambo cyo koswa. Niko umwana yahamagaye se amubaza atyo, aramaze ati k'inkwi n'umuriro bihari, igitambo cyo koswa kirihe. Umurongo wa 8 ugaragaza neza ko Aburahamu yasubije umwana ati mwana wanjye, Imana iri bwishakire umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Nuko bombi barajyana bajya gutamba, ariko nyamara Aburahamu yarazi neza igitambo icyo ari cyo, ariko yakomeje kubihisha umwana we. Nyamara igitambo Aburahamu yarakizi. Mu Kuva igice cya 12 uhereye ku murongo wa 3 kugeza 13, naho hatwereka igitekerezo cy'uburyo Uwiteka yabwiye Mose ibya Pasika. Nuko ku murongo wa 3 Uwiteka abwira Mose ati mubwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose ko ku wa 10 w'uku kwezi umuntu wese yiyendera umwana w'intama uko amazu yabasari, umwana w'intama umwe mu nzu. Kandi niba inzu ari nto itari bumare umwana w'intama, asangire n'umuturanyi we, bahereranye bawufatanye uko umubare w'abantu uri, uko imirire y'umuntu wese iri, aba ariko muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama. Umwana w'intama wanyu cyangwa se umwana w'ihene ntuzagira inenge, uzabisekurume itaramara umwaka, muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene, muzawurindirize umunsi wa 14 w'uku kwezi iteraniro ryose ry'Abisirayeli
bazawubikire nimugoroba, bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Muri iryo joro bazarya inyama zawo zokeje, bazirishe imitsima itasembuwe, bazirishe n'imboga zisharira. Ntimuzazirye mbisi cyangwa zitetse keretse zokeje. Igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda byawo ntimuzagire icyo musiga ngo kirare, iziraye muzazose uko aba ariko muzazirya. Muzazirye mukenyeye, mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa, nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo n'imana z'Abanyegiputa zose. Nzasohoza amategeko nziciriyeho, ndi Uwiteka. Ahangaha Uwiteka ategetse Mose ukuntu bararya umwana w'intama bitegura Pasika. Uwiteka yavuze ko abatari bushobore kurya umwana w'intama bo ari umuryango umwe bagomba kureba abaturanyi bagahererana. Ese uyu mwana w'intama yashushanyaga iki? Ibyahishuwe igice cya 5 turahera ku murongo wa 5 tugize ku wa 10. Hari amagambo atubwira ngo umwe muri babakuru arambwira ati, wirira, dore intare y'umuryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi iranesheje, ngo abumbure igitabo amenye ibimenyetso 7 bigifatanishije. Nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima no hagati ya babakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kuyicaye kuri ya ntebe. Turageza ku murongo wa 10. Mu murongo wa 8, amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima 4 n'ababakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo mashengesho y'abera. Nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanishije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacungurishije amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Urumva ko rero ntama w'Imana wavugwaga nta wundi ni Kristo wacunguye abantu akabacungurisha amaraso ye. Bivuze ko rero hahirwa abamwizera n'abamwiringira, kuko igihe kizagera bakima mu isi nk'uko inyandiko itubwiye. Ubwa mbere n'ijambo se umwana w'intama ryakorejwe mu Bibiliya ryaje mu kibazo Isaka yabajije ngo umwana w'intama urihe. Mu buryo butangaje cyane, ahasigaye hose muri Bibiliya hagenda hasubiza icyo kibazo mu ngingo zagutse. Ibindi bitabo 38 by'isezerano rya kera biyobora umusomyi mu nzira. Ikibazo cya Isaka cyagendaga gisubizwa mu ngingo zirushaho kugenda ziyongera, uhereye mu muhango wa Pasika ukageza mu myanya ya mbere y'ingoma ya Dawidi, ugakomeza inkuru yose igenda inyurwamo n'ubuhanuzi butabarika bwa Mesiya bwacureraga igisubizo cy'ikibazo cya Isaka. Hanyuma mu isezerano rishya ikibazo kiza gusubizwa igihe Yesu yazaga afite umubiri n'amaraso agakorera ubwoko bwe, maze ku iherezo agatanga ubuzima bwe ho igitambo ku musaraba. Hagati aho rero, reba ijambo umwana w'intama rivuzwe bwa mbere mu butumwa bwiza bwa Yohana, muri Yohana igice cya 29:34, bimeze rwose nk'aho Yohana umubatiza ubwe asubije ikibazo cya Isaka, kuko yivugiye ngo uyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari hehe n'iby'abari mu isi. Bitari biri mu cyerekezo kimwe. Abanyabyaha barimo kwihana bakajya kubatizwa mu mazi menshi, ari byo bishushanya urupfu rw'umunyabyaha agatangirana ubugingo bushya. Muri iki cyerekezo Yesu ntama w'Imana yagize atya, araza
maze nk'uko Matayo abivuga, ijuru rirafunguka maze rivuga aya magambo ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira, nk'uko biri muri Matayo igice cya 3:17. Zirikana uburyo rero ijwi rya none rya marayika w'Uwiteka ryavugiye mu ijuru rigaha Aburahamu igisubizo cy'ikibazo Isaka yaramubajije, nk'uko tubisanga mu Itangiriro igice cya 22 ku murongo wa 11 kugeza 14, aho Uwiteka yamubwiye ngo, marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati, Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati karame. Aramubwira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko umenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, nk'uko bavuga na bugingo n'ubu bati, ku musozi w'Uwiteka kizabonwa gitambo. Rero urumva ko igisubizo Uwiteka yahaye Aburahamu ari n'ubundi ariryo ryajwi ryongeye kuvugira, ijuru rirakinguka, humvikana ijwi rivuga ngo uyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Rero iyo uhuje izo ngingo zose hamwe, bihita byumvikana ko Yesu ntama w'Imana ari we n'umucunguzi wacu, kandi ibyo biduha umucyo uhagije utuma dusobanukirwa n'umwana w'intama watambwe uvugwa mu iyerekwa rya Yohana. Kristo rero niwe gitambo kizima, niwe Yohana yavuze ko ari ntama w'Imana, kandi niwe Isaka yabazaga ngo umwana w'intama uri hehe? Nuko Aburahamu asubije umuhungu atazuyaje ko Uwiteka ari bwishakira iki? Igitambo. Igitambo rero cyatambwe rimwe gusa, nta kindi, ni Yesu Kristo. Hahirwa njye nawe tugomba kumwizera no kumwiringira vuba bidatinze ubwo agiye kwimika ubwami bwe, nasanga twaramwiteguje n'abandi azadutware mu bwami bwe. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu.